abantu benshi bakunda kuvuga nyoko ni igitutsi, nyoko ubundi ni igitutsi cyane. Rero muri aka kanya bakunzi b'ibiganiro binyura ku mbuga nkoranyambaga, turagarutse ku rubuga bita Agato Media TV, tugarutse kubagezaho cya kiganiro twabasezeraniye, ikiganiro cy'abana, cya kindi twabwiye ko dushaka kuzamura impano z'abana ndetse tukabatoza n'umuco. Ngira ngo rero muri iyi saha no muri uyu munsi turagarutse kugira ngo tubahe ibyo twabasezeraniye bijyanye n'ikiganiro. Uyu mwanya rero ni wa mwanya tugiye kuganira n'abana, tugiye kwerekana uburyo impano zabo zigiye zitandukanye, bagiye kuzigaragaza, ndetse harimo byinshi cyane na bya bindi bijyanye n'umuco twababwiraga. Ngira ngo mubane natwe cyane kugira ngo turebe uburyo twafasha aba bana kugira ngo bazagere ku rugero rukwiriye kandi rushimishije. Murakoze cyane rero, ndibwira ko mugiye kubana natwe. Ikintu rero tugezeho muri aka kanya, ndashaka kubanza gusuhuza abana. Abana muraho neza? Amakuru yanyu Ni meza. None se aka kanya tugezemo ko kuganira namwe karabashimishije? Yego. Mwiteguye kugaragaza impano zanyu? Yego. Kandi ndabizi murazifite zitandukanye. Yego. Ngaho wewe mbwira. None se ni wowe ngiye kubaza. Mwana, izina ryawe witwa nde? Agato Samuel. Ufite iyihe mpano? Mfite impano yo gukina filime no kubyina. Wowe witwa nde? Amazina yanjye ni Neymar Ali. Ufite iyihe mpano? Mfite impano yo gukina filime. Yonyine? Yego. Nta yindi? Nta yindi. Ako mbona waba ufite impano zirenze impano imwe ra. Nta nubwo uzi kubyina? Hafi ndagerageza. Uragerageza? Aha. Ntacyo. Wewe witwa nde? Amazina yanjye ni Meza Chris. Inde? Meza Chris. Meza Chris. None se ndashaka kukubaza akabazo, uriteguye? Wifitemo iyihe mpano? Impano yo gusetsa no kurapa. Nta yindi? Nta yindi. Sawa, nta kibazo. Umwana, amakuru? Witwa nde? Nitwa Mutoni Rupuna. Rupina. None nshaka kukubaza, uriteguye? Wifitemo iyihe mpano? Mfitemo impano yo kubyina niyo kurapa. Nta yindi? Mfitemo filime. Niya filime. Ko numva wifitemo impano nyinshi. Nta yindi uzi? Abana bato. Uzi n'iy'abana bato. Yego. Uri umwana mwiza. Urakoze. Abana, murakoze rero, muri abana beza. Uzi ukuntu mbakunze byatari. Kuri rero watubwiye ko uri umuraperi. Ndagira ngo rwose utwereke ku mpano yawe y'uburaperi, turebe niba koko ubizi neza. Ngaho Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange, nabyutse mu gitondo. Nabyutse mu gitondo nambaye imihondo, ngiye igikondo nambaye vidange,
agatesi mbonye impano y'umusore umwe muri mwe amaze kutwereka, ndagira ngo nawe tuguhe umwanya utwereke ku mpano yawe. Mwanya ni wawe. yo bamwe bagenda bavuga ubugambo, abandi bagenda bavuga ubusutwa, ati ziri na ziri zize, bashiki banjye birirwa birizariza ngo barashaka pisa, aho njye nceceka nkatuza Rome baye agatesi.
abana mbonye utuntu twiza mukora, muri abana beza rwose, murakeye. Ariko uyu munsi ikintu dushaka kubanza kureba mbere y'uko impano zanyu tuzishyira ahagaragara nyirizina, turashaka kubanza kureba ku kijyanye n'umuco. Umuco murawuzi? Ntihagira umwe muri mwe umbwira utuntu nka tubiri tujyanye n'umuco. umuco harimo kumvira ababyeyi. Yego. No guca bugufi. Yego. Urakoze. Mbo turagira ngo rero turebemo undi mwana utubwira ku bijyanye n'umuco. Woze umuco? Umuco uwuziho? Nawe ngaho tubwire nk'utuntu dutatu. Indangagaciro. Yego. Kubaha. Yego. No kwihangana. No kwihangana. Urakoze cyane. Bo rero dukomeza, iki nicyo cya mbere cy'ibanze tugiye guheraho ku bijyanye n'umuco mbere y'uko tuzagera ku mpano zanyu, sibyo? Kuko mu mpano dufite hari n'igihe kubera iterambere cyangwa ikoranabuhanga ryabaye ryinshi, hari igihe dusanga no muri izo mpano harimo izo twafashe rimwe na rimwe zitari izacu, sibyo? Murabyemera? Harimo impano zitari izacu. Murabizi ko namwe mujya mubona ibintu byinshi ku mateleviziyo, ibikorerwa byinshi abana mujya mubona bidakwiriye ni byinshi. Ibyo ngibyo nibyo dushaka kureba n'ibyo bintu uko twabyitwaramo, sibyo? Rero ni ukuvuga ngo mu byo mwavuze byose nibyo, ariko harimo muri biriya wavuze harimo indangagaciro cyane, harimo kirazira. Urumva kirazira rero, iriya kirazira cyane cyane ni ishingiye ku muco w'igihugu cyacu. Ngira ngo muri iki gihe nk'uko mwabibonye muzi ikintu bita mayibobo cyangwa marine. Marine rero buriya impamvu zabayeho ni ukubera kwa kundi umuco watakaje kirazira. Kubera yuko buriya marine cyangwa mayibobo, bariya abana kera ntabwo babagaho. Abana babaga mu muryango bagakuriramo, bakaba bafite ikinyabupfura, bafite umuco uranga umuryango wabo. Ariko kubera ko ibyo byose ababyeyi barabibuze, abana barabibura, usanga rero ari cyo kibazo dufite ubu ngubu. Rero mu bintu byinshi tugiye kurebaho mu bijyanye n'ibi tugiye kuzajya dukora by'ibiganiro, kugaragaza impano zanyu, ngira ngo nitubabwire ikijyanye n'umuco, nicyo kintu cyane muzaha amahitamo agize ibintu byinshi mu byo tugiye kuzajya twerekana muri ibi ngibi tugiye gukora, sibyo? Rero ndagira ngo ibyo ngibyo tubyiteho cyane. Hanyuma rero ndagira ngo mpereze ijambo n'uyu musaza mukuru, nawe agira ikintu ababwira, sibyo? Yego. Muze umwanya n'uwawe. Abana muraho? Yego. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbabwire mukaze mutukana, sibyo abana? Yego. Muze mwubaha ababyeyi. Yego. Kandi ntimukaze munywa ibiyobyabwenge. Yego. Aba kino gihe baranywa ibiyobyabwenge, inzoga zikomeye, urumogi, ibiki. Ntimukaze munywa ibiyobyabwenge abana, ni nawo muco. Muze mugira umuco. Ntabwo kera habagaho ibi ngibi ibyo guta umuco, ugasanga abantu umwana akiri umwana ugasanga yasinze, ugasanga abana batoya baranywa ibintu by'ubuyobyabwenge. Abana muri kino gihe bataye umuco. Mwebwe turimo tuganira muri iki kiganiro cyangwa se muri uku kugira ngo tubatoze umuco, n'abandi bandi muzajya muhura muze mubaganiriza mubereka umuco nyarwanda, sibyo bana? Ubwo rero ndumva nta bindi, tuzakomeza tuganire tubereka umuco kandi tubereka inzira yo gukorera Imana ko ariyo nzira nziza, apana bya bindi nyine muza mubona hano hanze byo kutubaha abantu bakuru. Muze mwubaha ababyeyi n'abandi bantu bakuru. Murakoze cyane. Umusaza arakoze, ababwiye ku bintu byinshi bijyanye n'indangagaciro zigize umunyarwanda, sibyo?
ababwiyemo ikintu kijyanye no kubaha, ikintu cyo kutanywa ibiyobyabwenge. Muzi ikintu bita mugu, muzi ibintu bita urumogi, muzi ibintu bita ibiyoga byadutse ubu ngubu by'amoko menshi cyane. Twebwe turifuza yuko mwaba abana bakura batazi mwene ibyo bintu, sibyo? Kimwe n'ibindi bijyanye nabyo. Rero ibyo ngibyo nibyo usanga byatumye tubona ziriya marine, bituma twebwe biriya bintu byose tubonye bigomba kuba kirazira kuri twebwe. Biriya bintu by'ibiyobyabwenge nibyo dusanze ko bivukamo za mayibobo cyangwa za marine. Mwebwe rero turabifuriza ko biriya bintu mwakura mutabiziho kandi mwagira amahirwe mugasaza mutyo, sibyo? Mukarangwa na kirazira, mukagira indangagaciro z'ubunyarwanda, sibyo? Kubw'ibyo rero ubu ngubu tugiye gusoza kino kiganiro, ariko tubwira abantu yuko bahishuwe byinshi tuzabereka ku bijyanye n'umuco n'uburyo abantu bagomba kugaruka ku ndangagaciro zabo, sibyo? Rero ngira ngo ubu ngubu kubw'ibyo rero ndagira ngo abana niba hari ikibazo, hari umwana waba afite ikibazo atubaze, ubaze njyewe cyangwa ubaze uyu musaza. Umwanya ni uwanyu. Nitwa Bahizi Aloys cyangwa Papa Manzi. Mfite ikibazo. Yego. Mfite ikibazo cy'uko kukubaza filime. Filime se bizagenda gute? Filime bizagenda gute? Ibyo byose birahari muri ibi ngibi twateguye. Twavuzemo impano z'abana. Nta kibazo. Izo mpano z'abana rero n'utwo dufilime tuzazamo, na za ndirimbo twabonye, tuzabona ko mufite n'izindi mpano nyinshi mutari mwamenye. Nzabereka izindi mpano ziri muri mwebwe. Urakoze cyane. Urasubijwe? Nta kindi kibazo ufite? Uragifite? Mbaza. None se njye mfite ikibazo cy'abana bana. Njye nshaka ko bakina filime. Yego. Njye no kurapa birimo. Nta kibazo. Ibyo byose nta kibazo, byose uzabibona muri ibi byose tugiye gukora. Asenye mfite ikibazo kuri biriya bya kirazira bavugaga ngo umuntu gutukana. Ko abantu benshi bakunda kuvuga nyoko ni igitutsi. Nyoko ubundi ni igitutsi cyane. Urakoze cyane. Kuvuga ngo nyoko ntabwo ari ukubaha, ko ni ukubahuka, ndetse nta n'ukuntu ari indangagaciro y'abanyarwanda. Ngo nyoko n'ibiki n'ibindi ntakurirwa mvugira aha ngaha, namwe muze mubyumva. Kandi bivuga ngo kuri nyoko rero kera ntabwo urubyiruko rwa kera ntibwavugaga ngo nyoko, ahubwo umuntu yakubwira ati mama wawe cyangwa se umubyeyi wawe, ariko kukubwira ngo nyoko ngewe mbona ari n'igitutsi, wowe uravuga ati se kiriya ni igitutsi. Ntabwo ari imvugo nziza, ni imvugo nyandagazi. Niho tubona bamwe bavanaho nyine ibintu byo kubaha, byo kutubaha ababyeyi bahereye kuri icyo kibazo cyo kuvuga ngo nyoko. Kuvuga nyoko ntabwo ari byiza abana. Mama wawe, mubyeyi wawe. Urabyumva neza? Murakoze cyane. Ndakeka ko rero ibibazo twari dufite abana murashubijwe? Murakoze cyane. Rero turagira ngo duse n'abacumbikiye ikiganiro hano, ariko ubutaha dufite byinshi bishiwe abakunzi bacano yitwa Agato Media TV, dukomeza kugaragaza impano z'abana kandi dukomeza kujyanisha n'umuco w'igihugu cyangwa se umuco w'abanyarwanda muri rusange. Rero bakunzi b'ibiganiro by'abana binyura ku Gato Media TV, tubaye ducumbikiye aha ngaha ariko tubahishiye byinshi, tubasaba kugumya gukurikirana uko ibiganiro bizagenda bikurikirana. Murakoze, tubaye tubasezeho kandi turabakunda. Ciao ciao.